utazi icyo ashaka afata icyo abonye cyose, utazi yajya inzira yose imugezayo. Ayo magambo si ubwa mbere yumvise, ushobora kuba warigeze kuyumva. Yose ahuriza ku kintu kimwe: iyo utazi icyo ukeneye mu buzima bwawe, ibyo ubonye byose wumva ko ari ibyo ngibyo, ntabwo nyine ubuze aho ujya. Yose rero nanone ahuriza ko ubuzima bugomba kuba bufite intumbero cyangwa se vision. Iryo ni ijambo abantu benshi bazi, kuko mu Rwanda tugira vision 2020, twayigezemo vision 2020. None se vision ni iki? Ni gute se mu buzima bwawe wagira vision? Ngibi byo tugiye kuganira muri iyi video. Nguhaye ikaze, njye ndi Didier Joye kuri YouTube channel yanjye. Tuganira ibintu byinshi bitandukanye birimo ubuzima busanzwe, business n'utundi. Donc niba ari ubwa mbere uhageze, mbabarira ukore subscribe, kanda kuri iyo buto ya subscribe aho hasi. Wayibonye? Iyo ngiyo nditse ngo subscribe, ngaho yikande. Kanda n'inzogera notification kugira ngo igihe nzaye nshyiraho video ujye uba mbere kuzibona. Noneho rero ninza kurangiza, igihe uri bube wumva hari ikintu wambwira, ucyandike muri comment, nzagisoma kandi nzagusubiza. Yego, nshobora no kugikoramo video. Tujye kuganira rero kuri vision. Vision ubundi ni iki? Kugira ngo wumve vision, tugiye dusubira inyuma. Niba uri umunyarwanda wari uri mu Rwanda igihe kirekire, dusubira inyuma nko muri 2003 2004. Nicyo gihe ibuka iterambere u Rwanda rwari rufite. Nirwo rugero ngiye gukoresha gukuntu ibintu byagiye bihinduka. Noneho abayobozi b'igihugu baravuze ngo dufite vision 2020. Bagerageza gushushanya uko igihugu cyose kizaba kimeze mu bukungu, mu ishoramari, muri infrastructure, kuvuga uko ibintu biba byubatse. Baravuga ngo igihugu kizaba kimeze gutyo. Ubu ngubu dusigaje amezi 2. Ntekereza ko batabigezeho 100%. Ntago uko Kigali igomba kubisa ari kwisi ubu ngubu, ariko byibuze icyo gihe cyose bari bafite ishusho yaho tugomba kujya, n'abaturage babizi, noneho bakavuga ngo ngaha turahagiye. Vision ni icyo ngicyo rero. Ni ukugerageza gutekereza igihe kizaza, ukumva icyo wifuza kuba cyo n'icyo wifuza kugeraho, ukabishushanya. Wamara kubishushanya mu mutwe, ushobora no kubishyira mu nyandiko, noneho ukavuga ngo ndashaka kujya. Ubwo noneho buri ntambwe yose uri butere ukajya wibaza ngo ese intambwe iranganisha kuri ya vision yanjye. Yego, ngiki cyo vision ari cyo. Vision dushobora kuvuga ko ari nk'inzozi, ariko inzozi ugira kugira ngo noneho ukore ibintu bigaragara, bitari inzozi. Ntabwo ari inzozi za nijoro, ni inzozi ugira ushobora kugira ku manywa, ugatekereza ku manywa, ukaba ushobora no kuzibwira abandi bantu bari iruhande rwawe, noneho mukagerageza gukora kugira ngo muzigereho. Vision rero cyangwa se icyerekezo ushobora kukigira uri umuntu ku giti cyawe, naho bitangirira, cyangwa ukanakigira muri famille cyangwa se muri na company. Ni ukuvuga ngo niba uri umuntu ugomba kugira vision wowe. Niba byiyongereyeho ko ufite umuryango ugomba kugira vision. Niba wikorera ufite company yawe, nayo igomba kugira vision. Uko ari bitatu byose bigomba kugira vision, nkuko n'igihugu nacyo kigira vision kikamenya ngo kiragera. Ngibyo rero ibyo tugiye kuganiraho muri iyi video, kugira ngo rero humvikane icyo vision ari cyo. Ntago nkunda kwivuga muri video ngo mvuge ngo nakoze iki, ariko uyu munsi numvise nshaka kuganiriza kuko nge vision yanjye ngenda nyishyira mu bikorwa. Ese vision yanjye ni iyihe? Nayigize ryari? Nagiye nyishyira mu bikorwa gute? Ngeze hehe noneho? Igikurikira ni ikihe? Ngiki cyo nshaka tuganiraho. Ubundi nkuko nabikubwiye ngitangira video cyangwa usanzwe ureze video, nge nitwa Joye Didier. Akazi kanjye nakahe? Ndi rwiyemezamirimo, entrepreneur. Nabitangiye ryari? Nabitangiye ndangije secondaire. Biratangaje, abantu benshi mu Rwanda ntago ari byo bigezweho gutangira ikintu urangije secondaire. Ya kigezweho no kwiga kaminuza ukayirangiza, warangiza ukabona kujya mu kazi. Nge siko nabigenje. Step ya intambwe ya kaminuza nabaye nyihagariseho gatoya. Uti gute rero? Igihe nigaga mu 3 secondaire, nigeze gusoma igitabo kimwe, mbona ko ibintu bya technique, cyane cyane technology, mu bihugu byateye imbere bifite agaciro. Icyo gihe twebwe hari yagezweho kwiga imibare na physique na chimie. Noneho bitewe nuko numvaga ibintu icyo gihe, ndavuga ngo okay,
ntabwo nzajya kwiga imibare na physique na chimie. Ndabyibuka igihe nari narangije kwiga mu wa gatatu secondaire bari bamaye kujya kwiga imibare na physique na chimie mu kigo cyiza cyane muri iki gihugu, mu kigo cyiza pe. Ariko ndavuga ngo oya, ibitandukanye njya kwiga electronique na télécommunication muri Eto Muhima. Noneho urumva birahabanye cyane. Icyo gihe abantu benshi twiganaga baravuga iyo ugiye kwigayo uriga warangiza ukajya kwiga muri Amerika. Okay, ndavuga oya, ndashaka kujya kwiga technique. Byasaga nk'ari ibintu biciriritse. Kwiga technique ntabwo byasaga kwiga technique ntabwo byari bihuje no kwiga imibare na physique na chimie, kuko nibyo bintu byari bishyigikiwe. Umuntu yumvaga ko kugira ngo ugire icyo ugera ugomba kuba warize physique na chimie warangiza ukajya muri kaminuza ugakomeza. Nge siko nabyumvaga, na n'ubu ngubu uko nabyumvaga niko nyibyumva. Noneho icyo gihe nari ndi umwana, ntabwo nari mfite ibitekerezo na vision nk'iyo mfite ubu, ariko nafashe uwo mwanzuro gutyo. Amahirwe mbonye ikigo ndabyiga, ntago navuga ngo njye nashyizemo ingufu nyinshi oya, ariko nk'amahirwe nabonye ikigo ndabyiga. Uko nigaga ibitekerezo byanjye byagiye noneho byaguka, ndareba mbona nyine ko turi kwinjira muri technology, n'isi ya technology. Ndavuga okay, technology nicyo gihe kizaza. Icyo natekereje rero kikaba nka vision yanjye kinyobora kugeza uyu munsi ni iki ngiki. Technology ni nziza, ariko kugira ngo igire akamaro bisaba ko umuntu atekereza ikintu ashobora gukora gifitiye abantu benshi akamaro. Icyo cyanje mu mutwe, kinza mu mutwe nkiga secondaire. Ndavuga ngo ntago nzi igihe nzakorera icyo kintu, ariko intumbero yanjye nuko nkora ikintu gifitiye abantu benshi akamaro. Apana abanyarwanda gusa, oya, gifitiye abantu benshi akamaro. Ngiyo vision yanjye, gukora ikintu gifitiye abantu benshi akamaro. Natangiriye rero niga secondaire, uko mujya kurangiza umwaka wa nyuma mugomba gukora umushinga cyangwa se projet, ukavuga uri gukora iki niki bakakugira ngo baguha amanota. Ikintu natekereje naravuze ngo okay, wafata telefone akajya bipa ikintu kigakora atari kumwe nacyo. Numva ari ibintu byakora mu Rwanda. Ndavuga ngo umuntu twiganaga wari inshuti yanjye twari turi gukorana mu mushinga azana igitekerezo cyo kuvuga ngo ariko uwakuhira umurima. Ndavuga okay, ni byiza. Ndavuga ngo ushobora kuhira umurima uri i Kigali, umurima uri mu ntara, ukabuza ngo iyi saha fata telefone nka bipa umurima nkawuhira ntariyo, byarangiza nabara ko iminota igeze nkongera nkawubipa kuhira bikarangira. Turabikora biremera, biba successful. Ariko nanone gukora technology ntabwo bihagije, ugomba kumenya kuyigira business. Ibyo byari byo ku ishuri ntibyigeze bihinduka business. Ntekereza ko kuko navuye ku ishuri nkajya noneho mu bundi bwoko butandukanye bwa technology, niyo mpamvu ibyo ngibyo ntabikomeje. None ndi ku ishuri narebye ikintu ariko cyo kiroroshye cyakora mu Rwanda gusa. Ubona kinaha iyo turi gufura ntago dufurisha imashini. Abazungu bafurisha imashini, imyenda bakayumisha mu mashini, ibintu byose bigahita birangira. Twebwe turafura tukagenda tukanika hanze, imyenda ikaza kuma gutyo. Naravuze ngo iyi myenda yanitse iranyagirwa, wakora ku buryo igihe imvura iguye umuntu atari mu rugo imyenda yiyanura ikajya ahantu humutse. Ndabikora mbona birakoze. Ntakubeshye navuye ku ishuri numva urwego rwa technology ibyo nari nize ari rwiza, nkumva nshaka kubishyira mu bikorwa mu buzima busanzwe. Akenshi rero inzozi umuntu yari afite akiva ku ishuri yageze mu buzima busanzwe zose zirahinduka. Yego nasanze rwose bitandukanye. Akenshi ibyo wize hari igihe atari ibyo ubonamo imibereho ako kanya, ariko vision yanjye iyo narayikomeje. Nyirangiza kwiga nagerageje kujya muri bya bindi ariko ntibyemera, bya bindi by'ibyo nize ntibyemera. Ahubwo mbona akazi ku muntu ukora ibintu byo kwimprima gaciriritse, kwimprima gufotora. Gusa nahigiye ikintu cyiza. Nakundaga technology ariko ntumva uburyo technology hinduka mu business. Utise rero ni gute nize ku buryo technology hinduka mu business bihereye ku kwimprima. Ubwa mbere kwimprima byampuje n'abantu bakora ibintu bya communication, gufasha company cyangwa se business kuvuga ibyikora, kandi icyo nicyo kiba gikenewe. Niba ushobora gukora ikintu ugashobora kukivuga, ibyo ni sawa. Gute rero burya hano bimprima
haza abantu bakora graphic design. Graphic design ijyana no gukora ndabyita gute mu Kinyarwanda sinzi ko nabyita posters, ibi byapa byo kwamamaza. Mpita ntangiriraho nanjye ndayiga, maze kuyiga ariko intego yanjye kuva icyo gihe ntago nshaka gukorera amafaranga muri graphic design kugira ngo mbeho, ariko intego yanjye nyamukuru no kugira business ishobora gufasha abantu benshi ishingiye kuri technology. Ntago nahagarariye aho rero, nakomeje kwiyigisha njyenyine, niga ibindi bintu bijyanye na communication, apana graphic design gusa. Bavuga umuntu amuse afite produit igera ku isoko gute, uyibwira abantu gute, ndabyiga. Ubwo kuva ubwo nakandi kazi nagize nyuma yaho ngaho nako kari kajyanye n'ibyo. Uwankoresheje bwa kabiri niwe wagiye anyigisha, nkabona wenda uko ajya muri hoteli zikomeye akababwira ngo twabakorera ibi atari graphic design gusa. Avuga okay, nkabona uko ajya muri societe zitumanaho, ndavuga ni gutya bigenda. Nyuma nanjye rero navuye aho ngaho ntangira gutekereza uko nakora agence ya communication ikora nka bya bindi nari maze kwiga. Ariko igitekerezo nyamukuru cyari cyo kubona niba nshobora gukora agence ya communication mu gihe agence ya communication mu Kinyarwanda ntabwo nzi uko nabivuga, ariko ni nk'ikigo gifasha ibindi bigo gushobora kuvugana n'abakiriya, gushobora niba wakoze mu kigo cyanyu mwakoze mufite produit, mufite igicuruzwa, murakigeza hanze gute, murakinyuza hehe, se muragishyira kuri website, se muragishyira kuri radio, ni mugishyira kuri radio se ninde uri buvuga iryo jwi rijya kuri radio, namara kurivuga se mukajya kubishyira muri video, ninde uri buze kujya muri video. Ibyo ngibyo nibyo kigo kiba gikora. Ikigo cyanjye reka nanjye ni promotion gatoya cyitwa Range. Kuri website ushobora kureba www.range.rw. Ariko intumbero yanjye nini nago yari yo gukora ikigo cya communication gusa. Oya, ahubwo navuga ngo niba ngiyewe muri ngenzi ko nize nkaba mfite ubushobozi bwa technology, nshobora kugira undi muntu dukorana uzi technology koko byanyabyo, ariko noneho nyuma tugomba kugurisha ibyo turi gukora. Donc ni duhuze ya technology ya communication n'ubucuruzi, kuko communication igomba nigishyigikira gucuruza. Umukiriya wamubwiye ibyo ukora biraje, noneho ngere kuri ya ntego yangiye kubaka, noneho cya kintu ntekereza ko gishobora gufasha abantu benshi muri technology. Iyo niyo ntego yanjye nyamukuru. Urumva kuba nari nyifite byatumye nubwo ibintu byagiye bihinduka, ubwo naho hagati muko nubaka company kugeza kakanya harimo ibindi bintu biba bigenda bihinduka, ibyanga ibyemera, ntabwo ibintu bihora bimeze neza, ni hasi hejuru. Ariko kugira intego bituma nkomeza gutumbira kuri iyo ntego, uvuga ngo nshaka gukora iki, nshaka gufasha abantu iki. Mu minsi ya mbere ngitangira company, abantu twakoranaga bari abafotographe, aba graphic designer, ariko nkabwira ngo twicare dushobora kubaka ikindi kintu, dutekereze twubaka iki, kuko iyo ari yo ntego nyamukuru mfite. Dushobora kutabyumvikanaho nge n'abariko niyo ntego nyamukuru, kandi buri gihe numva ko nzayigeraho. Iyo niyo vision yanjye nini mu buzima. Kugira vision rero bituma udaca ku ruhande rwayo. Oya, ubuzima bushobora kwanga ukamanuka ukamanuka, ariko komeza utumbire imbere uvuge ngo ndashaka kugera he imbere. Ngiyo vision. Kugira ngo wumve vision nanone naho igeze umuntu, tekereza kuri vision wenda ya Nelson Mandela. Nelson Mandela wamufunze imyaka hafi 30, imyaka myinshi. Ariko Mandela igihe yari afunzwe, igitekerezo kimwe yagiraga nuko yavuga ko ari we muyobozi w'ubuzima bwe, niwe muyobozi w'ubuzima bwe. Yafungwa agomba gusohokamo agakora ibyo akora, ntago agomba kwicirwa n'agahinda muri gereza. Kandi yabigezeho, yakoze negotiation yahagaritse apartheid. Kumva ko Mandela yageze ku bintu byinshi. Noneho iyo ni personal vision statement. Tekereza noneho, cyangwa se icyo ni ukugira icyerekezo cy'umuntu ku giti cye. Tekereza noneho kuri vision cyangwa se icyerekezo cya company yawe niba ufite ubucuruzi. Kugira ngo byumve neza, fata nk'urugero rwa Nike vision yayo cyangwa se icyerekezo cyayo ni ukuzana inspiration cyangwa se gukomeza gutera inkunga abatlete, kandi bakanabazanira
innovation mu kinyarwanda nabyita udushya, kuzana udushya ukanatera inkunga ba trade. Niyo mpamvu ubona Nike isohora inkweto nziza, inkweto zirimo technology zigezweho ubu nizo bagezeho, kuko icyabo no guhanga udushya nanone ugakomeza gutera inkunga ba trade. Icyo niyo vision yabo, company yabo ntago uzumva yagiye mu bindi, ibyo nibyo barimo. Urundi rugero tekereza kuri Google muri 99 yari company ntoya cyane, ariko vision yabo yari iyo kubaka search engine cyangwa urubuga bashakishirizaho kuri internet ruri perfect, cyangwa se ushobora kujyamo ukandikamo ugahita ubona information zose ushaka zo kwisi hose mu kanya gatoya. Nibyo bakoze. Nufata telefone yawe ukajya muri Chrome ukandikamo ikintu ushaka kiraza, bigerageza. Ushobora kujya mukandika izina ryanjye Didier Joy biraza, na YouTube ni yabingi iri kureba. Urumva ko kuba bafite iyo vision kuvuga ngo amakuru y'isi yose umuntu naza kuri uru rubuga rwacu yandike icyo ashaka ahita yabona. Ibyo bituma bakomeza kugenda. Nahawe rero icyo mubaza ni iki, itekerezeho mu buzima bwawe, vision ufite ni iyi, ushaka kugeraho. Wumva nupfa icyo ushaka ko abantu bazakwibukiraho ko wakoze ari iki. Ushobora kuba utarigeze ubitekerezaho. Uzafata akanya wicare wigenzure wandike icyo ushaka kugeraho, kiba ari ikintu cyumvikana cyoroshye kucyumva. Niba ufite company, abakozi bawe bakeneye ikintu kibaha inspiration, kibabwira ngo turi kujyaha, iyo ni vision kandi yumvikana, atari ukwandika ibintu byose ubonye, amagambo yose ubonye. Oya, amagambo yoroshye makeya avuga ngo tuvaha tujyaha. Icyo ngicyo uragikeneye. Niba wumva utabishoboye uzaduha akazi kuri Range. Ibyo ngibyo nabyo twabigufasha. Urakoze cyane rero gukurikira video yanjye y'uyu munsi. Niba hari ibyo wumvise navuze byiza byagushimishije cyangwa se wumvise utemeranyeho nanjye, nyandikira muri comments, nzabisoma kandi nzagusubiza pe. Ikindi wibuke kumpa like cyangwa dislike bitewe nuko wumvise ibyo twaganiriye. Nanone kandi niba ari ubwa mbere wagezeho ukaba utakoze subscribe, mbabarira kora subscribe. Banyeneye subscribe kuri YouTube zimeze nk'umwuka umuntu ahumeka. Uko abantu bakomeza kwiyongera niko video zigera ku bantu benshi, niko umuntu agira imbaraga iyo vango kimera, niko umuntu agira imbaraga zo gukomeza gukora ibindi bintu byinshi. Yego rero noneho rero ubutaha tubonane muri video bikurikira.